Mu itorero rya ADEPR n'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana muri rusange, hari imiryango n'amakupure y'abahanzi n'abaririmbyi biyemeje gufatanya mu rugendo rw'ubuzima no mu ivugabutumwa. Aba bantu ntibakoranye gusa amajwi meza ku rubyiniro, ahubwo bafite n'ubuhamya bukomeye bw'urukundo, ubwumvikane no gushyigikirana mu buzima busanzwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku miryango y'abahanzi n'abaririmbyi bakunzwe cyane muri ADEPR, izwiho ubuhamya bwiza n'ivugabutumwa rikangura imitima ya benshi. Reka dutange ikaze muri iyi nkuru idasanzwe. Ku mwanya wa mbere turasanga Papy Clever na Dorcas. Iyo uvuze gusubiramo no kuririmba indirimbo zo mu gitabo cy'agakiza mu buryo buryoheye amatwi, izina rya Tuyizere Papy Clever n'umugore Ingabire Dorcas rihita riza mu mitwe y'abantu benshi. Papy Clever afite amateka akomeye y'ubuzima. Yavukiye Rusizi mu 1992, atakaza se muri Jenoside yakorewe Abatutsi afite imyaka 2 gusa, arererwa mu muryango uciriritse. Yize ibijyanye na Computer and Electronics n'umuziki muri Kigali Music School, atangira kuririmba mu rusengero rwa ADEPR Kiruhura. Urukundo rwa Papy Clever na Ingabire Dorcas rwatangiye ubwo Dorcas ari umufana ukomeye, maze baza gukora ubukwe tariki 30 Ugushyingo 2019. Ubu bafatanya mu murimo w'Imana binyuze mu ndirimbo zo mu gitabo. Papy Clever yari asanzwe yibwira ko azashaka umugore utazi kuririmba, ariko ubu bakaba bamaze kuba abafatanyabikorwa bakomeye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ku mwanya wa kabiri turasanga Bikorimana Aloys na Uwamahoro Liliane. Mu bakoreye umurimo w'Imana mu makorali akomeye, Bikorimana Aloys na Uwamahoro Liliane bafite amateka yihariye. Basanzwe bazwi cyane muri Choir Jehovah Jireh yo muri Iyerika, aho Aloys yanabayeho n'umuyobozi wayo. Izina n'ibihangano byabo birimo guhesha benshi umugisha muri gospel y'u Rwanda. Bagaragaza uburyo umuryango wanyuze mu bigeragezo ushobora gukomeza gushima Imana. Urukundo rwa Aloys na Liliane rwatangiriye muri segonderi, aho bigaga ku kigo kimwe. Uretse kuba abahanzi, bombi basangiye amateka akomeye yo kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibyo byabaye imbaraga zibahuza mu ntego y'ubuzima n'iyobokamana. Nyuma yo gukora ubukwe, Aloys na Liliane bahuye n'ikigeragezo gikomeye cyo kumara imyaka 5 batarabyara. Ku wa gatandatu tariki 2 Mutarama 2016, Imana yarabasubije maze bibaruka imfura yabo y'umuhungu. Aloys family n'ubuzima bwabo bw'ubu babaye umuryango urangwa n'ibyishimo uzwi nka Aloys family. Bakomeje gukorera Imana bafatanyije n'abana babo, ndetse basora n'indirimbo zivuga ku mirimo n'ibyiza by'Imana mu buzima bwabo. Ku mwanya wa gatatu turasanga Jado Sinza n'umugore Esther Umulisa. Jean de Dieu Sinzabyibagirwa uzi nka Jado Sinza n'umugore Esther Umulisa ni abaramyi b'indirimbo zihimbaza Imana mu Rwanda. Bafite urugendo rw'urukundo rwanyuze benshi. Aba bombi batangiye urugendo rwo gukundana muri 2017. Muri Nzeri 2024, nyuma y'imyaka 8 bafitanye icyizere cy'urukundo rukomeye, basezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. Umushinga w'urukundo rwayobowe n'Imana waje gusohora imbuto muri Kamena 2025, ubwo bibarukaga imfura yabo y'umukobwa bise Sinzabuntu Inara Skyla. Bombi bakwana mu buhanzi, aho bafitanye indirimbo nka Imbabazi, Aragukunda n'izindi. Ni icyitegererezo cy'urubyiruko rwifuza kubaka urugo rwimbitse mu gakiza no mu buhanzi. Ku mwanya wa 4 turasanga Thacien Titus n'umugore we Mukamana Christine. Ubukwe bwabo bwabaye tariki 22 Kanama 2015, maze habera benshi urugero rw'urukundo ruhamye. Uyu muryango waje kwaguka ubwo bibarukaga abana 2 b'abakobwa, Tuyishime Gitego Leila na Tuyishime Jovia the Champion. Mu rugendo rwabo rw'imyaka n'imyaka, bagiye bagaragaza uburyo gushyigikirana no guhesha icyubahiro bashakanye ari ingenzi. Twese tunazirikana mu kwezi kwa Gashyantare 2022, Thacien Titus ubwo yatunguraga umugore we akamuha impano y'imodoka yo mu bwoko bwa RAV4 y'agaciro ka miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda, mu rwego rwo kumushimira uburyo babanye neza mu myaka 8 bari bamaranye n'imyaka 7 babana. Ubuhamya bw'urukundo rwabo buracyari isoko y'icyizere ku bakuru n'abato. Umugore wa Thacien ntakunze kugaragara cyane aririmbana n'umugabo we, ariko hari indirimbo bakoranye yitwa Nzagushimira ndetse n'izindi yagiye amuririmbira nka Rwiyoborere.
Ku mwanya wa gatanu turasanga Pastor Rushema Ephraim n'umugore we. Iyo uvuze umuziki wa ADEPR cyane cyane ko hari Hoziyana Nyarugenge, ntitwakibagirwa izina ry'umushumba, umuhamya ndetse n'umwanditsi w'indirimbo zihimbaza Imana, Pastor Rushema Ephraim. Pastor Rushema afite amateka yihariye cyane. Ni umwe mu bakozi b'Imana bakoreye impamyabumenyi y'ikirenga Dr. mu bumenyi bwa Bibiliya n'iyobokamana nubwo atize amashuri ahambaye. Ikintu benshi bafata nka kimwe mu bitangaza n'umuhamagaro ukomeye. Yanditse indirimbo zirenga 500 zikoreshwa mu nsengero, harimo n'indirimbo ikomeye yakunzwe cyane nka Gitare. Mu buhamya bwe n'ibiganiro binyuranye akunze kugaragaza urukundo rw'akadasohoka no gushimira umugore we wamuhaye hafi mu bihe by'ubushakashatsi bwe. Bombi bakunze kugaragara baririmba indirimbo z'amateka nka Yerusalemu umurwa mwiza, kandi amagambo y'urukundo Pastor Rushema abwira umugore we agaragaza icyo gukunda umufasha bivuze. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Alexis Dusabe n'umugore we Carine Ingabire. Alexis Dusabe ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda. Yashakanye na Carine Ingabire, ubu bakaba bafitanye abana 4. Alexis atangaza ko yahuye na Carine akuruwe n'imiterere ye ndetse n'uburyo yakundaga Imana. Carine Ingabire ntiyabaye umugore wo mu rugo gusa, ahubwo amuba hafi cyane mu ivugabutumwa. Aherekeza umugore we mu biganiro n'itangazamakuru bitagira ingano no mu bitaramo bikomeye. Uretse ivugabutumwa mu itorero rya ADEPR Nyarugenge, aho bombi bafite n'uburyo bafatanya mu buzima busanzwe mu gukora ubucuruzi bw'amafi n'ibikomoka ku nkoko i Nyamirambo mu rwego rwo kwiteza imbere. Umuryango wabo ugaragaza ko ubuzima bw'umwuka no gukora cyane mu buzima busanzwe bigendana. Alexis Dusabe n'umugore we ubu babarizwa muri Kwari Hoziyana. Ku mwanya wa 7 turasanga Bosco Nshuti n'umugore we Vanessa. Mbere y'uko babishyira ku mugaragaro, Bosco Nshuti na Vanessa bari bamaranye imyaka 3 bakundana mu buryo bw'ibanga rikomeye. Tariki 30 Ukwakira 2022 mu gitaramo yise Unconditional Love cyabereye muri Camp Kigali, Bosco Nshuti yaserukanye Vanessa amwereka abakunzi bo ku mugaragaro. Cyari igihe cy'ibyishimo n'amatsiko kuri benshi. Mu mpera z'umwaka wa 2022 basezeranye imbere y'amategeko, ndetse mu gushyinga uwo mwaka bahamya urukundo rwabo imbere y'Imana n'imbere y'abantu mu birori bibereye ijisho. Umuryango wabo wakomeje kwaguka, maze mu kwezi kwa Nzeri 2023 Imana ibagabira imfura. Bosco Nshuti ni umuramyi wamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Ibyo Nunze n'izindi. Vanessa akunze kugaragara ashyigikira Bosco mu bikorwa bye by'umuziki, harimo n'igitaramo gikomeye cy'imbaturamugabo yise Unconditional Love cyabereye muri Camp Kigali mu minsi ishize. Ku mwanya wa 8 turasanga Neema Marie Jeanne na Aime Ndayambaje. Neema Marie Jeanne yavutse mu mwaka w'1989. Azwi cyane muri Korali Riba yatabihuye mu ndirimbo zafashije benshi nka Ntakibasha na Witinya ndetse n'izindi. Yanabaye umunyamakuru w'ijwi rinogeye amatwi kuri Radio Authentique. Tariki 7 Mutarama 2017 yahamije isezerano ryo gushyingiranwa na Aime Ndayambaje nyuma y'ibihe bakundanye. Nyuma yo gukora ubukwe, urugo rwabo rwahuye n'ikigeragezo gikomeye cyo gutegereza urubyaro imyaka 4. Muri icyo gihe cyose banyuze mu bihe bikomeye bitandukanye byo kwizera no gusenga, ariko biza kurangira Imana ibahaye umugisha wo kwibaruka. Ibintu baje no gushimira Imana cyane mu buhamya batanze ku mbuga nkoranyambaga. Ku mwanya wa 9 turasanga Giramahoro Claudine n'umugabo we. Claudine yatangiye umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana mu karere ka Nyamasheke mu mwaka wa 2009. Yaje kugira igikundiro gihambaye binyuze mu ndirimbo zo mu gitabo cyo gushimisha n'izo mu gakiza, ndetse n'izo yihimbiye ubwe nka Bene Data nayo iminsi iba myinshi. Ubu anyuze ubutumwa bwe kuri channel ya YouTube yitwa Giramahoro Claudine Official. Mu buzima bwabo bwite n'umuryango banyuze mu bigeragezo bikomeye cyane, harimo n'ubuhamya bukomeretsa bw'impanuka ikomeye umugabo we yagize, ariko binyuze mu kwizera n'isengesho bashoboye gukomeza umurimo w'Imana. Umugabo wa Giramahoro ntakunze kugaragara mu ndirimbo ze, ariko amufasha kugira ngo ibihangano bye tubibone.
Ku mwanya wa 10 turasanga Theo Bosebabireba n'umugore we. Theo Bosebabireba n'umugore we bafitanye abana 6. Urugo rwabo rwaranzwe n'amashimwe y'umuziki ariko ruhingukamo ibigeragezo n'intege nke zikomeye. Theo Bosebabireba yagiye yemera mu itorero no ku mugaragaro ko yagize intege nke akajya mu bakobwa batandukanye ku ruhande, ariko umugore we yarabyihanganiye akomeza kubungabunga umuryango wabo. Nyamara nubwo ibyo bihe bikomeye byagendaga bihita, kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 amateka y'uyu muryango yatsindiwe n'urundi rugamba rukomeye, aho umugore we yagize uburwayi bukomeye bw'impyiko. Amateka y'uyu muryango ni isomo ryo kwihangana, imbabazi no gushyigikirana mu bihe bikomeye. Ku mwanya wa 11 turasanga Tuyisenge Innocent na Uwimana Rosine. Innocent Tuyisenge ni umuyobozi w'indirimbo, umuririmbyi akaba n'umwanditsi w'indirimbo z'Imana muri Shalom Choir i Nyarugenge. Yashakanye na Rosine Uwimana ndetse bafitanye umwana w'imfura. Tuyisenge azwi cyane nk'umwe mu bayobozi b'indirimbo n'abaririmbyi muri Shalom Choir ikorera i Nyarugenge. Yanditse kandi aririmba indirimbo zihumuriza abantu nka Bivuye mu rukundo, Hari imbaraga ndetse n'izindi. Yakoze ubukwe na Rosine Uwimana tariki 20, 2024. Muri Gicurasi 2025 Innocent Tuyisenge n'umugore Rosine bibarutse umwana wabo w'imfura bise Ibambe Keren Ami. Umwanya wa 12 turasanga umuririmbyi yakunzwe cyane muri Jehovah Jireh, Iryabera Trinitas. Iryabera ni umuririmbyi ukomeye kandi ukunzwe cyane mu itsinda rya Jehovah Jireh Choir ya Sep Iyerika. Yasezeranye kubana akaramata n'umukunzi we mu mpera z'umwaka wa 2023. Inkuru y'urukundo rwabo yakurikiwe n'abantu benshi bitewe n'uburyo bombi bazwi mu gukorera Imana no mu muryango w'abaramyi. Kimwe mu bintu byakoze ku mitima y'abantu benshi mu bukwe bwabo ni uburyo Iryabera Trinitas yafashe umwanya agahimbaza Imana, agasangiza n'umugabo we ibyishimo byihariye binyuze mu ndirimbo z'ishimwe n'impano y'ijwi ryiza. Iryabera Trinitas n'umugabo we babarizwa mu mahanga, aho akomeje umurimo w'Imana mu ishami rya Jehovah Jireh Choir Diaspora. Mushimira gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye.